abumwe bw'abera ministries turagira ngo tubamenyeshe yuko Yesu agikomeje akazi ko kurinda abantu Imana yaremye. Ndagira ngo rero muri aka kanya twongeye kugaruka tubashimira ko mukomeje kugenda mutubaza mutuganiriza kandi mutwereka ko turi kumwe namwe. Imana ikomeze kubaho umugisha, ariko twongeye kugaruka twongera kubona mushumba imbere yacu. Mushumba icyambere nababwira mwambaye neza, kandi ndagira ngo muri aka kanya kugira ngo dutangire mudusuhuze maze ubundi asigaye turushoho gukomeza gahunda zacu. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Nanjye nahageze nyine twakiganiro cyacu cy'ukwezi kwa cyenda ho kwibukwa n'Imana, kwakira imigisha y'Imana. Kandi ukwezi kwa cyenda ni abagore bose babyarira amezi 9 ubundi. N'amezi 9. Ubundi ni ukwezi ko kubyara ibitangaza. Ni ukwezi ko kubyara ibitangaza. Umuntu wese ukurikiye umwe bwa ministry ndashaka ko kandi n'Imana ibivuga yuko abyara igitangaza. Umugore abyarira amezi 9. Abyarira amezi 9. Ubwo n'umugabo nyine n'ababyungukiye bagategereza amezi 9. Ategereza amezi 9. None 9 akakira umwana. Turi mu kwezi kwa 9 ko kwakira abana, kwakira amasezerano, kwinjira mu masezerano no gusenya imbaraga z'abadayimoni zaturwanije. Mushumba murakoze cyane nkuko Imana yabahamagaye kandi yabahaye ubwenge yabo ubwo mu mwuka no mwisi. Murabufite rwose nta wabijya kure ngo abijugunye kuko Imana yarabibahaye byose, ariko ntago tugikomeje kujya kure y'izina. Turacyakomeje kuganira ku izina, izina rikomeye, izina ababyeyi baba baratwise, ariko Satani akomeza kurigendaho. Ndagira ngo rero nkuko tugarutse kandi ndora muri mu mavuta menshi, muri mu mbaraga nyinshi, tugarutse tuvuga ngo ni izihe mbaraga abapfumu, abarozi cyangwa abaterekera n'ibiki byose bakoresha kugira ngo barusheho kurwanya rya zina. Nkawe nk'umushumba, ariko kugira ngo iryo zina tuze kurikomerezaho unabidusobanurira, ndibaza ko twafata akanya ko gusenga kugira ngo Imana idufashe muri ibyo byose. Ariko ngenda shaka kano kanya umukameraman ni uri gusenga berekeze ifoto bakurebe. Kamera mwereza ifoto asaba sengera bareba ko ntibamuzi cyane arebe senga nadusengera Imana ibaho umugisha. Mana turagushimiye kuri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa, abadukurikiranye bose barushaho kugubwa neza no kumererwa neza, kandi imbaraga zaduhigaga turimo turumva aho Uwiteka ari mu gukoresha mushumba adukura. Uwiteka twese udushyikire muri byose mu izina rya Yesu, amen. Yego mushumba, urakoze cyane nanjye kuma promotion yo kugira ngo ninjira hangaha wicaye. Ngize umugisha mwinshi, cyangwa no kuvugana nawe ni byiza, no kuba turi kumwe ni byiza, ariko ikibazo narimbaje ngo nizihe mbaraga abapfumu n'abakonikone n'ibindi ibyo byose bakoresha kuri rya zina, nizihe mbaraga bakoresha kugira ngo bagire nabi umuntu. Urakoze, iyo dusomye ijambo ry'Imana nongeye gushimira. Yego mushumba, ako wambaye neza nyine ndashaka barebe ukuntu wambaye neza. Murakoze cyane. Sira abantu baragukunda cyane, no kuri baragukunda pe. Ndabashimiye ko bankunda, nanjye ndabakunda. Witwa Boaz aragukunda, yego. Witwa Florentine bamwe aragukunda, nibaye bagukunda benshi cyane. Wazi Imana mu mugisha rwose yaguriye n'umuceri. Sisi bivugira aho ngaho. Ndabivuze rwose kuko ntabwo nyamenye. Yagugoze. Urabona wambaye neza, urasa neza, no kuri kandi Imana yakugire neza. None se ko najya amenya guhisha, niyo mpamvu rero yakuguriye umuceri. Yanguriye umuceri, kintu umuntu anguriye ndakivuga sinyamenya kubika. Mbike ibyiza ntabwo cyakuranye. Mukabukunde, ndagushimiye kandi barakubonye ko uri umugabo w'Imana mwiza, kandi ndagukunda by'ukuri, kandi numva ibyiza naba mfite nabiguhaho, usibye dufite twanjye ngira, ariko ibyiza byose nabiguha burya. Ariko nimba ari uko ngukunda cyane mwana ntatwugira. Reka da umuntu niwe wimenye. Ubundi abantu bakumenye igice, ariko umuntu niwe nkuko nabeje ngo nta wakwivuga, nta wakuvuga birenze uko wivuga, nta no wakumenya birenze uko wiyizi. Abantu ushobora kwakuzi ko uri umugome, ariko uzi ko uri umuntu mwiza. Ko buryo ko umuntu wese agushakamo icyo agukeneyemo yakikubuzema kwita kontre yuko hagaze. So urakoze rero, Imana iguha umugisha, nongeye kunezerwa, kandi Imana sinabo gusa n'abandi bazakuvugisha, kandi ngira ngo abari ku rubuga rwacu witwa ngo iriba ry'amazudubiza barakumva wanima, kandi uzasengera Imana. Nge musi musenge Imana ikama buryo no kuri nzaguha akazi gakomeye hano akomeye. Amen. Nko televiziyo kavuga kanima kuko umwana kandi Yesu akumpera umugisha. Ayo cyane. Yego. Kuko ndibwira ko mbere yuko tuganira urwego ugezeho rutandukanye n'urwo waruriho. Oya rwose cyane. Ibabwire nta kibazo. Oya rwose dushingiye ku iby'Imana yakoze no kwicara nawe nabyo ni by'agaciro. Ikindi gikomeye kera no gufata imikoro se byarakundaga, ntago byakundaga, wankuye ahantu
kure cyane akomeye njya nkwibuka cyane ujyanye bwo n'amaguru uvuye iriya oya ndaje rimwe se kabiri se inshuro nyinshi kandi wari umukozi nari umukozi kugira none mu nakorera icyo gihe nakoreraga uruganda rumwe navuga izina amasake ntabwo rwigeze rutwishyura ariko nari umukozi ariko nkajyanye bwo n'amaguru nkongera nkanagaruka urakora ufite akazi ariko inzara mu rugo buri kwezi kandi buri kwezi urahembwa narahembwaga mfite narama ubwishingizi nari bufite ariko kagenda n'amaguru kubera karani y'amafaranga birwa he yajyanye Satani aragenda ubwo ni rya zina Satani yari yarafashe kandi arifatira ndi mu kazi hano ugiye pfo hajya terimo rwaki ahantu wari uri hari rwampaye ahantu hepfo mu kabandi bari barajugunye abantu benshi ntibabimenya Satani aracunga agafata impano zawe agafata amavuta yawe akayatwikirizaho karande neza ukijugunye rwampaye ikuzimu ntumenyekane shima Imana ko wamenyekanye oya ndashimira Imana yuko Yesu akomeje kuturinda kandi Imana nirima nsariko oya ntabwo Imana wowe uzarikorera urimo nyine nzavuga nawe rikoreye nzaba narikoreye yarimpaye mu buryo bwiza abakozi Imana dukurikiye mbere ko tuvuga ntekereza ko nawe ubwawe uri ubuhamya iyo tuvuga amazina none se hari ikindi Imana akoze kitari gisanzwe oya ntaje ariko ibukagiye nkwibonera n'amaso mu rusengero warahishuriraga mu guhishurirwa kera kwa ndeba wambaye ndeba ukuntu wambaye ndeba n'amavuta ufite ndavuga ngo amavuta afite n'ubuzima arimo birahabanye kandi amavuta afite niyo azamuha kuba uwariwe yego buri wisize mu koroga aratukura yashize asa nabi yego niyashaje urusa nabi kuko amavuta yamuhinduye rero wari ufite amavuta meza y'Imana ari hejuru ariko abantu ntibabasha kuyakira rya zina ryo ryakurikiranywe na zambaraga bituma ritwikira tuyishimire yego Silas yego bituma rihishwa uri muri rwamaya mu kabande yego hamwe utabasha ariko ubonye ko Imana umuntu babona ko udahari kandi uhari none se Imana yakuze amavuta hari uyobora ntiwahateranaga buri munsi ahubwo se aho nakoreraga rwamaya se bo bari bahanyohereje ndakubwira ngo Satani ntatinya abahanuzi ntatinya n'abuzima icyo ashaka nuko abundikirana amavuta yawe yego kandi amavuta yawe nizo mbaraga zawe amavuta yawe niryo terambere ry'umuntu yego ariko urashima Imana ko make wenda ndashima cyane tuzategura igihe cyo gushima cyane birambuye byose mbivuge kuko turi muri kino kiganiro kigira nanjye umwanya nzagira umwanya nibera umunyamakuru nanjye kubaze ariko ushingiye njye ubwanjye ijambo nakubwiye yego ngiye kuvuga nawe wavuze yego wajyaga mva gusenga ukanzamukana Nyanza ukangurira amata ntigisinya ashobora byibuka nkabona ni 2,000 byonyine ufite yego kandi ngewe mfite amafaranga yafite nkavuga ni uyu mutima wo gutinyuka uyamurusha mpita mbona ko muri wowe harimo umwuka wo gukora niyo nabaga mfite rwose nta nandi wabwo nsigara n'igihe wanayampaga nkahita mvuga nti tuzamuka ukabwira ati hoya none ugasanga wa muntu kuko buriya roteme for life kugira ngo ku kiganiro cyo ku munsi wa 4 twaravuze ngo ufite umuzamura arazamuka ariyo mpamvu wa mugabo w'ikimuga wari umaze imyaka 38 kwiremba ategereje ko ngo amazi yihinduriza Yesu yaramuga ati ariko urashaka gukira ati ariko umbaza ibyo gukira imyaka maza nabuzunjugunyamo iyo haje ababo bajugunyamo Yesu ati nanjye ntago nkunaga naje korera uburutaye kuko iyo watinze kwiremba Kristo agukiza mu zitondanye n'izabandi Imana ihimbaza la mefo ya la nibyo ngo ni igitangaza cy'umutse ariko sinzi n'igitose ntago mbizi nubango uroketa ariko ndafashe buri abashingiye kuko abandi batahaga batose abandi ariko barataha ariko umva ese ubundi yari gusota birenze imvura hamunyagiriye ntago byari kuyirenza yari gusota birenze izuba ryahamukubitiraga izuba ryarazaga ikamuvira yego imvura yagwa akanyagirwa ntawo mukurayo bigaragara ko abamuzanye bamutaye ntituzi ngo yaryaga gute yahamaze imyaka 38 kandi yagiye afite imyaka 16 nuvuga ngo barakiza afite imyaka 50 hafi na kwiremba hari amayesikariye 5 Yesu we Uwiteka tabari hari abanzi hari abanshyigikiye hari abazangezayo hari abantegerejeyo igitangaza kibitse muri arya mazi ayo yose ntiyabonye ko yanyuraho igitangaza kibitse muri ayo mazi ariko ntiyabonye ko hari igihe uri umuntu kugira aho ibintu biherereye ukabura kujyana mu kidendezi kandi gihari kubera ko iki hari imbaraga zatwikiriye bwa bushobozi bwari bukurimo arangije mwati rero ikorera buri rutaye yego
ni iki cyari gutuma yongera yahuye na Kristo. Naho navuze ngo buriya buri gihe bisaba ko umuntu abona amaboko amujyana mu gitangaza. Wakoze no ku kibazo wambajije ngo ese koko ni izihe mbaraga abarozi bakoresha n'abantu bakoresha. Ubundi ijambo ry'Imana dushingiye mu ijambo rigaragara mu Efeso ibice 6 umurongo w'icumi umanuka ukagera hasi mu Efeso haravuga ngo nuko muhagarare mudashikama, muhagarare mushikamye mudatsindwa, sibyo ko tarwana n'abantu babi nako turwana n'abantu ngo turwana imyuka ahantu ho mu kirere ifite ubushobozi. Reka ijambo turisome kugira ngo yenda ifite ubushobozi n'ububasha ubushobozi n'ububasha. Ndagira ngo mbamenyeshe abakurikiranye ubumwe bw'abera ministries mukomeze kugenda mwiyandikisha kandi mujye mutega amatwi ibi biganiro bifite imbaraga, birimo imbaraga zikiza, birimo imbaraga zizura n'imbaraga zitegeka n'imbaraga zirema. Mushumba rero akomeje kutubwira byinshi, ariko mushumba Imana ikomeze kuduhera umugisha mwinshi cyane kuko Imana yaguhaye ibintu byinshi n'umutima mwiza n'urukundo no kwihanganisha abababaye n'abafite ibibazo bagahura n'umugisha. Reka rero komereza aho ngaho ngo ngiye mu isezerano rya kera gusa nje mu isezerano rishya cyane ngo ibisigaye mukomerere mu mwami n'Abefeso ibice 6:10 ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Means ikintu cya mbere Satani akorera mu buriganya. Haravuga ngo kuko tudakira n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukira n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka y'imisi y'umwijima n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru ngo nukorere mutware intwazo z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe muhagarare mushikamye. Nako twumva simanuka hepfo operating. Ubundi abahanga basobanura ko dufite amajuru atatu n'iyi si bayita ijuru ubundi hakaba n'indi juru rya kabiri aho abadayimoni bakorera ama operation yabo, abadayimoni bakora hamwe twe ko bakora ama operation yabo, hakaba no n'ijuru ry'Imana Imana ifite. Ngo rero ikintu cya mbere Satani akora ibiratwe ngo nuko muhagarare mushikamye mudati ko tarwana n'abantu basanzwe ahubwo turwana n'imyuka yo mu ijuru y'inyabushobozi. Icyambere ni uburiganya ikoresha. Aravuga ati ariko warakijijwe muri Kristo Yesu uri cyaremwe ukumva ko wakishijwe ukumva ko byararekeraho, ariko ubutindi, inzara, indwara, imibabaro ntibiva aho hantu handi rwawe. Rero abarozi ikintu cya mbere kubera iki bwa buriganya abantu bakuruga bakorana na Satani, ariko Satani ntazaza ngo abiyereke ahubwo afite abapfumu, afite abaragura, afite n'abantu b'abarozi, afite abacuragura babandi afite uburozi bubi cyane. Ubega ko biri yaravuze mu ijambo ry'Imana nyirawo ni mu Kuva ngo umurozi ntakabeho napfe ngo ntakabure kwicwa. Urumva ko Imana yamenye deja yamumenye, Imana iramuzi. Ndetse na Sawuli ngo amaze kuba umwami yakuyeho abarozi n'abashikisha n'abakurura ngo bafata rya zina ryawe. Icyambere ni ukuriganya umuntu, bagafata rya zina ryawe umuntu akaritwara kwanga aho batigiye nta wundi nje kugira ngo munshikire Silas ntibakabikore nta kinago rwawe niba bishobora hano bavuga iryo batirijwe bati muhamagarire kanaka ndashaka yuko muzana n'ubucuruzi bwe n'abana be bose mubanze mubashikire tubabika ahantu. Nubwo buryo bwa mbere bakora. Ukabona umugabo yaragukundaga arimo aragucika utabizi, agiye umureba agenda umurera n'amaso. Ubwo icyo ni ikintu gikomeye n'umushumba urimo kuvuga. Cyambere n'uburiganya bakoresha. Urumva methode bakoresha. Cyambere n'uburiganya. Bwo kukubeshya ntubisobanukirwe. Batari kajya gutanga icya 10 n'icyaha, hajya gusenga ni ngombwa. Ati hari Imana yirigwa Rwanda igataha handi. Hari Imana nahoze mvuje ndavuga ku kiganiro ngo ubundi impamvu mu Rwanda hari divorce nyinshi ngo zisenywa ngo nuko ngo bashyingirwa ku manywa, ariko n'umuntu w'umukomediye nyine ukiganira kandi yirirwa handi gataha Rwanda ngo bajye basezerana ko yatashye Rwanda. Bisobanura ngo ku manywa ntayihabwa. We nibyo yivugira ko genzi ko Imana irahari ku gitondo n'ikigoroba. Ariko iyo bavugaga yirirwa handi gataha Rwanda nuko Imana ya Ryangombe ntago yari Imana y'Abanyarwanda. Ryangombe na Nyabingi ni Imana zavuye Uganda z'inyamahanga bazanye. Umva ro izirirwa handi nizo bavugaga, ariko twe Imana rurema. Haleluya. Imana yacu ishoboye turi kumwe kumubona neza. Imana ihimbaza. Nuvuga ngo icyambere bwa buriganya. Icya kabiri Satani akoramo n'abarozi ni urwango. Muka w'urwango akarubiba mu bantu. N'umukobwa yavutse asaraga tumuteze ikinyendaro apfa tarongowe
abyare gusa none bagasanga hariho nyirasenge wapfuye n'abasambana bakamutereza ya myuka yo kwa nyirasenge. Yego. Ishyari waryumvise? Yego. Agahita ashaka ukuntu bakurogesha kuko bazana rya zina ryawe bakaritongera. Ngira ngo abankurikiye kumwe bw'abera ministries mwe ntago mubizi. Ahantu ugiye akaguca indasago kera bagusigamo ryavu. Ntago urwembe baruguha. Basigarana urwembe n'amaraso baguye ku rwembe. Ubwo kera wanywanye n'abadayimoni byara. Wanywanye nabo. Hari n'uwigeze kumbwira ati barandasaze banshyiramo ngo itaka. Bashyiramo ivu n'undi yo dusenga tubipfunuramo buri muntu cyo itaka bamushyiramo itaka ngo ryo kwirimbe. Numva ni ibintu bikomeye cyane. Sibye nibyo gusa. Hari no bakarabisha amazi bogesheje abapfu. Ibyo ni ibimenyetso abarozi bakoresha kugira ngo bananize izina ry'umuntu. Hariya bakakuhagirisha amazi bakabira abapfu. Bogesheje abapfu barangiza uwo muntu rero buriya cyane bamuhamagara nk'umuka wo gukira. Burya utongeye gutanga bya bitambo byo kwa dayimoni ukaba umurokore nibwo usanga umuntu ahombya yotse burundu agiye muri izo nzira. Uzarebe n'umuntu umwe dusengera rw'abadayimoni ugasanga arabyimba arasakuza uzasanga afite indasago kubera ibyo bamusizemo bavuga. Yego. Uko burya irashaka guturumbuka. Uko buri kintu cyambere. Yego. Hari ibimenyetso Satani akoresha ariko hari nakoresha akanwa kuko umunwa w'umuntu uratongera nako yavuze Yakobo akanwa k'umuntu karavuma akavumura. Nivuga ngo amagambo uvuga agira agaciro. Icyo n'uburyo bwa gatatu bajya bikoramo. Cyakane bakorera muri ubwo buryo kurwanya ubutunzi bw'umuntu. Burya runtu hasana ati jewe ntanze y'igitambo. None agatanga igitambo cy'umwana we kandi ukuntu babigenza bagusaba igitambo cy'urukundo. Bane Imana avuze nanjye mushaka itungo ryiza. Nawe ati none niba ushaka ko nguha amafaranga hanze uzanura umugore wawe ukunda. Yego. Zana umwana wawe ukunda. Yego. Naraye mpuye n'umukobwa ejo ndabara mu mutima. Nica ahantu ngana n'umuvandimwe umukobwa mwiza ariko baroze gusara ageze imbere arambwira ngo ngurira ji ninkweregeye nararwaye mu mutwe ariko usanga ko ntameze neza. Umukobwa mwiza ariko wasaza ni magenda mu nzira yabaye gutyo. Abenshi burya ni ibitambo by'uko. Ni ibitambo baba baratanze. Kandi ikindi n'abana bakunze kurerwa mu miryango y'abantu batabakunda bakunze kubatambaho ibitambo. Kandi benshi bazi ko umuntu atanze igitambo ahita apfa reka ahubwo gutanga igitambo gumaho nese bagitanga cyo ugumaho nyine bakajya bagutongera rya zina mu cyaro nzanira igishirira. Yego. Unubwo bagiye kure bati ndebere wa mwana nzanira igishirira kandi utanahari abari mu rugo bucyo batakimuha kandi atanahari jya kuducira cya bagasa hari ukuntu bakonekta nawe n'izina ryawe. Ariko bagakoresha rya zina ariko kubera ishyari. Ikindi cya gatanu ibimenyetso bajya bakoresha ngiye kukubwira. Yego. Kuguhisha ukuri reka mbivuga muri buno buryo bukwiriye cyane reka ndikasa nko bisobanura neza ubyumve neza. Cya gatanu gifite n'imbaraga ndibwira ko n'abakuri kimwe gwera bazashaka kuza kucyumva kandi zinjiye no mu rusengero zarahinjiye. Yego. Mu bahanuzi dufite mu barondora dufite hari nk'abakozi ba Satani barimo Imana bandinde. Umuntu ubwira atese kugira ngo Imana igukize uzabyare nuko dusambana cyangwa gusiga amavuta neza ngo ngagiye kandi akagusiga wambaye ubusa. Bajya babimbwira barayabasiga ngo barayabasiga rwose. Nuvuga ngo uyu munsi wa none imbaraga z'abadayimoni zikorera mu bahanuzi bayobye. Yego. Nazo zinjiye mu itorero. Rero kuba twawe n'umuntu ubwira akasenga ni ibintu byoroha. Kwakoretse ikimenyetso kigaragaza ko asenga cyane. Kandi Satani yamaze kubona ko bimeze bityo atangira kudiprowinga abadayimoni mu nsengero bakorera mu bakristo baguye. Bakorera mu bahanuzi baguye. Bakorera mu bavuga butumwa baguye. Hamwe n'abakubita abantu inkoni, hamwe barisha abantu inzoka, hamwe barisha abantu ibyatsi, hamwe bakubita abantu ingumi. Ukwirukana abadayimoni mu muntu ukore ku gitsina cye. Oya si ngombwa. Ukoze mu mutwe bigutwaye iki? Si ngombwa. Ufata umuntu musiga amavuta hari ugeze kuba hatingiye kumusiga amavuta atari kumugonya gusize kugira ngo uzabyara ati amavuta ntiyapfa kwijyana reka nyashaka ko nyasunika ubwo cyumvuze bakimvisa abantu bakuru. Mudamu yaje mu birara bimbwira atari ko yasunitse da ndaceceka ndumva nizo zambaraga zikurikirana ugasanga abandi bari kuvuga indimi zitabaho. Izabadayimoni. Rero umuntu kumwiba umukuye mu rusengero byoroha kumwiba umukuye hanze.
umuntu kumwiba umukuye mu rusengero byoroha kumwiba umukuye hanze biroroshye kuta kumukura hanze kuko Yesu Imana yabwiye Satani ngo Satani kuri kwizera urakora iki tabo cyawe bishe cyambere ambwa ngo ndimo nzerera mu isi ntambagira mu isi kumbi ariko yari matambagira bagiye gusenga nawe yinjira marasenga icyo cyaka tatungwe n'imbaraga mbizige ziherereye aho usanga unaguhano n'ibidahari akubwira ati umugabo wagiye gupfa ushaka undi mubyanye gatanu ati umugore suwe kandi mubyanye kangahe noneho icyo gihe baba demon bandi bo mu rusengero bigatuma binjira mu itoro mu buryo bworoshye kuko hari ababazanyemo abantu banitonde hari nubwo ati zana amafaranga yo kugusengera akajya kuyatanga ikuzimu hahanda akubwira ati yewe nzagusengera bishireho abantu basobanukirwa nzagusengera bishireho kandi koko bigashiraho kubera iki warayamuhaye ayamurikira abadayimoni noneho gihe ubihagaritse agenda gusakuza ariko ngi ntago wankura hisezana n'Imana yamaye mu gihe ntagiranye contact nawe Imana ishimwe urimo urabyumva ibyo ni ibimenyetso byerekana uburyo Satani akoreramo noneho muri zangisho zitandukanye abantu babeshya abandi abantu baganiriza abandi gutyo ibyaha by'ubusambanyi ibyaha by'uburyo bwose bitandukanye noneho Satani agakorera muri izo nzira agafata bwa bucuruzi bw'umuntu bivuga ngo cyagiye utatanze icyacu muri ugatanga ibyo kujya kuragwa Satani ababitwaye icyo gihe ugasanga ni wandi hari zambaraga mbi zisenya byamyingira abantu nubwo buryo bakoresha icyanyuma kindi kubuza abantu gusenga no gusoma ibyanditswe byera ijambo bakaryibagirwa ukaba atakurikira ikigano naho atakurikirana kimukiza bakishakira ibindi bintu Satani yarangiza rero Satani nta muntu yica burya Satani nta muntu yica avuga mwegereza ibimwica nta muntu yica nta muntu uzaboneshwa na shitani uri oya ndabyumvise aho wa azana ibikwica gusa bikagira uruhande rwawe akuzana hafi akabari abagora akabari amafaranga hafi aho hafi aho wowe ugahitamo ikikwica so rero ni byiza ko tugomba kumenya ko izi mbaraga z'ibiyobyabwenge uburaya ubutinganyi indaya ibintu byose birimo bikora ni ibikoresho Satani yazanye rero by'ukuri kubaza ubwenge birinde no mu rusengero kuko haje nk'abanyabinyoma basezeranya abantu amahoro kandi ari imbata z'ibibazo singero byumvise no ndabyumvise cyane nubwo buryo bajye bakoresha rero none barangiza bakahita babikorera bagahita bitwaza iki igihe wavukiye izina ryawe aho wavukiye ni igisekuru abakuri kimwe bw'abera ministries kurija mutumo tugana kurica bamenye neza ko dufite abadayimoni ukuza ubuyobozi bwubakitse hariho dayimoni irwanya urugo irwanya akagari irwanya umudugudu irwanya umurenge irwanya intara irwanya akarere irwanya igihugu izo rozo operatinga buri munsi niko zirwanya n'urugo n'abana n'umugabo n'umugore bose nizirwanya iki nizirwanya biga n'abatabye ku buryo abantu ugasanga umugabo ngo kwambwa ngo nta kibazo turano uzabyara nta burwayi buhari neze ko nta burwayi buhari niye mpamvu utabyara niho bagiye kubyara so kwezi ko byarazanye aho ugomba kuhamya kuki mugabo ngo nta kibazo gihari kandi ntubyara nigishaka kibe kinahari kuki Satani atakizana aho ngaho subundi byose nahakorera cyambere ni imibabaro ni indwara ni ubukene ni ukwangwa ni gusiga icyanyu nakakwanga burundu bigatuma winjira mu mwuka w'ubwihebe bityo haguha kuba ugomba kwangirika muri ubwo buryo rero ndagira ngo mbwire naho negarukiye dushingiye ku byo umaze kutubwira abakurikiranye ubumwe bw'abera ministries ndayamba menyeshe yuko umwami akomeje kutugirira icyizere cyo kutumenyesha byinshi aciye muri mushumba kandi ndagira ngo muhamagare cyane mushumba abasobanurire byinshi hari ibyo batavuga hano kubera umwanya mutoya ariko uko azagenda bisobanutse twumva mu byinshi rero mushumba nko muri aka kanya ndagira ngo mubaze nk'ikibazo kimwe gikomeye ariko numva kinoroshye kuri wowe kuko ngiye icyo nakubaza kiba cyoroshye ariko kuri wowe ndabizi ko ufite byinshi ariko ikibazo nakubaza mbariza nabo turi kumwe nuko imbaraga zidukurikirana bisobanura ngo ntacyo zizadutwara kuko twashakishije imbaraga natwe zo gusenga nta kintu izo mbaraga zizadutwara kuko twakoresha imbaraga zo gusenga natwe gusenga ni kimwe ariko no kubimenya ni ikindi ugasenya ibyo bifatiro ni ikindi Imana yahaye igihugu ngira ngo ni muri Yosuwa 15 aho ngaho ngo abitwa baye ko babwira Yosuwa atari ku gihugu cyatubanye gitoya aho dutuye tubanye hato nabwo ngo mufate imihoro muteme ikibira ngo ikibira cyose kiri imbere aho muzatema hazabahanya urumva bari imbyuga ariko bahuye n'ikibira abati ngaho ni mugende mwagure mwiyagurira ubutaka ngo ugomba kubimenya nawe ukagura imbere hawe heza
Imana ishimwe. Gusenga ni kimwe, no kubimenya ni ikindi, no gukora ibikorwa nabyo ni ikindi. Urimo urankurikira? Ndabyumvise. Kongo ngira ngo usubisobanukirwa buri. Yego. Niko ijambo ry'Imana risobanura ko tutarwana n'abantu, ntitukira n'imyuka mibi. Kandi isigaye nakorera mu nsengero, isigaye korera no mu bahanuzi b'abanyabinyoma, korera mu bapfumu n'abarozi, bishyira hamwe n'itsinda. Nk'uko umukomisiyoneri ahuza ugurisha n'ugura, ni nako hari n'abakomisiyoneri ba Satani bo kudushora aho ngaho bagatwara amazina y'abantu. Ukaba warishakiye umugabo mukundana, mukanya ukabura hanarengeye kandi ari aho ngaho. Hari n'uzaga kubwira ngo si uwawe uriya mugabo cyangwa uriya mugore. Ukabashakiye umugore mukundana ukagira ngo byahindutse, si bantuburiye cyangwa bampinduriye, ugatangira ucuruza bizamuka, bagahita batwara izina ry'ubucuruzi bwawe, ugahomba wirukanka n'ibisigateza cyamunara. Bisobanuye Imana iturinda abakomisiyoneri ba Satani. Niba turinda ikindi cya kabiri abantu bagira umwete wo gusenga, no gusenga kubimenya, bakizwe kandi barangiza bitandukanye n'ibyo bintu, niyo mihango yose ipfuye, mubaha Imana muri ubwo buryo. Kandi ikindi turahari ngo dukurure amazina aho hasi bashyizemo, ngo bucuruzi tubukureyo, ngo tuzikureyo. Ko benshi barwaye atarwaye indwara kuba ari impamvu, ahubwo ari intwerano za Satani, kazagutwerera ikintu hariya ukakigendana, isukari cyanjye, umutima wanjye, amaguru yanjye, ariko ni intwererano byose bikaba ibyawe ku musozi ubasha kweza ibyo bintu. Ikindi vuga amagambo yo kwitandukanya n'igisokuru umugizi ko hari ibyaha byahabaga. Niba wibonaho icyaha kimwe mu byo bene wanyu bakora, uriho umuvumo kera, shaka kubyivana. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane kandi ndumva rubona gusubiza. Numvise uvuze ibintu byiza cyane. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo twishimishe ibyishimo bingana n'imibabaro twanyuzemo cyangwa inayirusha. Rero muri aka kanya dushimiye Imana akomeje kubana natwe, kandi namwe mwese mukomeze kugubwa neza. Mushumba dusobanurire neza kandi arakomeje, ndagira ngo dusabire umugisha, uduheshe umugisha nk'umushumba, kandi komeje gusobanukirwa. Niba hari n'ikindi watubwira ntacyo bitwaye, baduhamagare nimero musizanditsemo tubafashe. Ubundi ikindi kintu iyo umaze kubyibonaho, nta muntu wibohora burya. Nta muntu wibohora, nta nupfa kwivura. Hamagara tugusengera Imana, hamagara tukubwira ibindi birutaho, habyo utavugiye hano. So twavuze umuntu wabyagaterwa n'umwana, umuntu yabyaye umwana we bakamuterura cyangwa akanamurenga. We twavuze neza umuntu wabwiye ngo akagufatira akantu ngo soma gufatiye, icyo bavuga buriya harimo ibintu byinshi. Ayiwe ntibadushomeje siyo kuva kera. Ho kubwira ngo nahije ngo tuyatabwira ngo nahishije ngo turye, atabwira ati umunsi ndagutekera dusangire, uzi icyo yaguhereye, aguhamagaye bihiye, uzi yashyizemo icyaho ngaho. Turasobanukiwe cyane. Imana data twese turagushimiye kuba nyatwe muri byose, komeza dufashe, ufasha abantu bose, kandi ube mwasobanukiwe mu kwezi kwa 9 injira imbaraga z'amasengesho n'amasezerano, kandi data twese uhoraho ushobora kubafasha gutsinda no kunesha no kwirukana no kuvanaho icyago cyabatera kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha, mugubwe neza muri Kristo Yesu. Amen.